tutashaka kubastinga ku buryo twaguruka ariko dutangarije abatwumva n'abazatwumva amina turi kuri izi cano kugira ngo duha abantu ibintu bifite isuku ibintu by'ubwenge ibintu byo gutekereza ibintu byo kunesha isi mu bitekerezo ibintu by'amavuta satura isi amavuta ashobora isi sidashobora ibintu byo guhabwa imbaraga zimira izindi mbaraga ibintu byo gutera imbere uri kubyumva pana ibintu byitera nyuma ibintu mbese by'uko abantu bakora tuzabigisha ibintu byinshi bitandukanye kuri izi cano twigisha abantu gukora twigisha abantu kwambara twigisha abantu gukunda igihugu twigisha abantu gusenga twigisha abantu gukizwa twigisha abantu byinshi no mu byo twagiye twiga mu mashuri atandukanye byose turano bapfiriye aho batari gupfira kubera iki umuntu uyu mwanya ari kukubwira ibitakubaka akaba ari byo utega amatwi ukima amatwi ibikubaka ava muri gereza mwabyumvise aba premier ministre ushinzwe ibyinjira nibisohoka kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga ubutunzi bwa Dawidi bwari bubitse muri Goliyati uri kubyumva Goliyati ubunini bwe ikeneye abantu baduha amakuru yariko bimeze yo ku rugamba ntabwo dukeneye umuntu utubwira amakuru y'urugamba rwarangiye iyo ufite amakuru nicyo yavuze aravuga ngo nzi yuko ushobora byose buretse wikihuta cyane uri kwirukanswa ni ba Elifazi na ba Birudadi na ba Zafaru baraza baramubwira ati ibyaha byawe n'abandi namwe mwebwe mwese mudukunda kandi mukadukurikira kandi ntimuhweme kutugaragariza ko mudukurikira kuri Negeb TV turabashimira rwose ko mutugaragariza ko mudukunda mukora subscribe kuri channel zacu kandi mukaha agaciro ibiganiro ndetse n'ivuga butumwa tubagezaho Imana ibaha umugisha twihuse imbere ya kamera zacu murahabona abakozi b'Imana bariho ubwiza bw'Imana barenze no kuba abagaragu b'Imana baba abana b'Imana baba abana mu rugo rwa data ndatekereza ko mumaze kubamenya abantu dukunda kubana umunsi ku munsi mumaze kubamenya ntabwo uyu munsi turi bwirwe dusobanura byinshi ariko ntago bari bubure kubibwira nk'aba no baganira ijambo ry'Imana niwo muco wacu ko tubanza kwibwirana tukagendana tuziranye reka tubakire batwibwire nibamara kutwibwira bakomeze n'icyo Imana ibahamagariye gukora kuri Negeb. Murakoze cyane kutwakira kuri Negeb TV Imana ibaha umugisha hanyuma dusuhuje abadukurikiye bari mu bihugu bitandukanye by'umwihariko abanyarwanda aho bari hose Imana ibaha umugisha hanyuma nge nitwa Reverend Pasteur Dusengimana Theophille nturutse muri Église du Nouveau Testament mu rurembo rw'umujyi wa Kigali hano ku ruhande ndi kumwe n'undi mukozi w'Imana Pastor reka nawe muhe mikoro abasuhuze anabibwire murakoze cyane amazina ni Theogene Pastor n'ubundi ndabakunda cyane rero nifuje kongera kubabona Imana ibaha umugisha bakundwa mu mwami uyu munsi twongeye guterwa iteka no gusangira namwe ibyanditswe byera kandi uyu munsi ndashaka ko dukora deba ngewe n'umukozi w'Imana twicaranye nyakubahwa Theogene amahoro meze neza biragaragara ukusa wambaye neza ari very smart nawe nuko wambaye neza cyane nkunda kandi uko uri smart ku mubiri niko no mu mutwe bimeze ndabizi ibiturukamo bigaragaza ko uri smart yego uyu munsi rero tugiye gusangiza inshuti zacu abadukurikiye ijambo ariko turihe teme ivuga ngo Ntabutayu Ntakanani yego Ntabutayu Ntakanani ariko mushumba nawe wambaye neza urakoze cyane siko wagira ngo wavuye hakurya y'inyanja uyu munsi wambaye neza rwose uzi impamvu reka nyivuge mu cyongereza from glory to glory tugenda duhinduka tuva mu bwiza tujya mu bundi bwiza ahubwo ejo noneho nzaza noneho narushijeho nicyo bivuze mu Kinyarwanda kuko igitangaza no gusenga inkuru gakena gutese
gusenga ni ugusenga ingira ugakena. yego turi abana b'Imana reka kandi umwana w'imbwa ni imbwa, uw'imbeba ni imbeba, uw'umubu ni umubu, uw'umwami ni umwami, w'Imana ni Imana. oya wambaye neza cyane. Hari undi muntu wigeze ubikubwira aho wanyuze, aho watambutse? Yewe mbanza kubyibwira iby'abantu bo babivuga batabivuga nge ntacyo bimbwiye, ahubwo icyo ndeba uri kubyumva, icyo ndeba nge ubwanjye. Buriya hari abantu ujya kumva aravuze ngo uriya muntu ngo ariyemera, urumva, ariko mu kagari ntibakwemera, mu isibo ntibakwemera, aho washatse nawe ntiwiyemere, ntabwo bishoboka. cyangwa kumva umuntu aravuze ngo turi cyangwa ngo ujye wicisha bugufi, nta etaje ica bugufi. ahubwo wavuga utijya wiyoroshya. Nta etaje ica bugufi. Etaje yubatse uburyo iri hejuru, ntabwo iba hasi. Bibiliya kandi nayo iravuga ngo kuko mwazuranwe na Kristo mujye muhoza umutima wanyu kubiri hejuru. Wabyumvise? Noneho guteka 28:13 haravuga ngo Uwiteka azaguhindura umutwe, ntabwo uzaba umurizo. Umutwe uba hehe? Buryo turi amataje, ntabyo kwicisha bugufi bihari. Uri kubyumva, twebwe turiyoroshya gusa, ariko ubundi Imana yaturemye uburyo bwo kuba hejuru. Uyu munsi rero nakagaruka ni kwa kundi nyine badutumira tukaza duha abantu ibyanditswe byera, ariko kandi birimo knowledge na wisdom. Nawe wambaye neza kandi hagati aho ndanagukunda, ariko ngiye principe y'urukundo rwanjye nicyo nkunda kuri wowe igihe utakigifite. Rero ndi kuza umuntu yambajije ati ko wambaye neza ugiye mu bihe birori? Ndamubwira ati rero nubwo nambaye neza nigeze nambara nabi. Nicyo kiganiro. Ntabutayu Ntakanani. Nubwo nambaye neza hari igihe nari nambaye nabi. Imana ntabwo ishobora kugukorera ikintu wowe utariyumvamo. Mushumba wambaye neza. Buriya ikintu bita kwambara neza, abantu benshi hari igihe ajya mu isoko agiye kwambara imyenda yo kwambara, kuguhaha imyenda yo kwambara, ugasanga aguze ishati yajyamo abantu 5 kandi nawe ubwo itamukwira. Kireka ari guhanura ko azabyihakana. Imana ibahe impano zo kwambara neza. Mushumba, abantu benshi bafite amafaranga, ariko ikintu bagera ku mwambaro ugasanga mu by'ukuri nyine yambaye umwambaro mwiza ariko ntabwo aberewe. Mu yandi magambo, kuberwa ni impano. Imana abadukurikiye ibaduhera impano yo kuberwa kuva hasi kugera hejuru. Amen. Ibyo ni Imana ibitanga. Niyo waba ufite miliyari ushobora kwambara n'umwenda n'ubundi ntukubere. Niyo mpamvu mvuze ngo mu butayu bwose urimo, mu kibazo cyose urimo, mu kigeragezo urimo, Imana iguha impano yo kuberwa. Uzi ko buriya naje guhishurirwa ko kuberwa hari aho utambuka byonyine bikaguha ijambo utari kubona ijambo cyane. Wambaye neza. Urumva abadukurikiye, Pastor Theogene yakomeje kuvuga yambaye neza, ariko mfite roromodo. Nimba umuyobozi w'igihugu utuyobora ari smart, uri kubyumva, natwe niyo njyana. Niba nawe umuyobora ari we Mana, ari ibyo akora yaramurebeyeho, natwe tugomba gutyo. So rero kugira ngo batavuga ngo barimo baraganira ariko batasomye, ni Yobu 42 ku murongo wa 2. Nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Amen. Uyu ni Yobu. Ikiganiro Ntabutayu Ntakanani. Bisobanuye ko Mushumba hari abantu ubu
bari batwumva bakavuga se ubutayu ni iki, Kanani ni iki. Ubu tuvugana bari kuvuga ngo Kanani ni iki, ubutayu ni iki. Ni umubwiriza gatatu rimwe. Ibintu byose bifite igihe byategekewe. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Aho harimo ubutayu hakabamo na Kanani. Hari igihe cyo kurongora n'igihe cyo kitari cyo kurongora. Hari igihe cyo gukena n'igihe cyo gukira. Hari igihe cy'uruzerero n'igihe cyo gutura. Hari igihe cyo gukodesha n'igihe cyo kugira inzu yawe. Uri kubyumva? Hari igihe cyo gukena n'igihe cyo gukira. Ibyo bintu byose Imana yabiremye ibibangikanyije. Niyo mpamvu ubutayu ubundi aho kubanza gukira ugaheruka gukena no kubanza gukena ugaheruka gukira, wahitamo iki? Ngewe kubera ko nzi ukuntu biryana nabanza gukena. Urakoze cyane. Okay, Imana iguha umugisha. Rero abantu bose bakomeye babanje kudakomera, ariko bagenda bubaka gukomera, kuko ntibigusaba gukomera ngo ubone gutangira, ni ugutangira ukabona gukomera. Yego. So icyambere rero ni ukumenya ko ibihe hari igihe cyo gukena hakaba n'igihe cyo gukira. Izi saha utarariwe n'inzara, ubundi hari imirimo ibiri badashobora kuguha batabanje muri seve. Buriya abantu bakora muri pamu ntabwo bashobora kuguha kuyobora pamu nibura muri seve uterekanye ko washonje nibura imyaka 2. Uri kubyumva? Kuko umuntu iyo yashonje amenya agaciro ko gusonza. Umuntu iyo yambaye ubusa amenya agaciro ko kwambara. Umuntu iyo yasuzuguwe amenya agaciro k'icyubahiro. None ko hari abantu benshi uyu munsi akira hanyuma akirengagiza abakene, kandi yarakennye azi ukuntu biryana akabyirengagiza. Icyo nakubwira, buriya gukira birimo kwinshi. Hari ugukira n'imitima, hari ingirabuheri, uri kubyumva? Hakaba n'ubukire nyabukire. Ubukire ni iki? Ni ugukira mbere y'uko ukira. Ukabanza mu mutima ugakira, mu mutwe ugakira, noneho paratike y'ubukire babona bikazaba ariko warabanje kubukiza. Nk'ubu hari abantu usanga asaba Imana imodoka yambiceho. Mana uzamba imodoka nje nyicaramo abantu bose mbakange mbakandagire mbahonyore. Izo modoka ntazi Imana igira. Imana igira imodoka za ambilanse, zatabara zajyana abagore kwa muganga bafashwe n'ibise. Imana igira amazu yacumbikira, uri kubyumva, imfubyi n'abapfakazi. Tuve hari karande abantu bafite ibintu byose, imodoka yanjye, inzu yanjye, umugabo wanjye, abana banjye, ibiryo byanjye, imodoka zanjye. Imana ikaburamo, igihugu kikaburamo. Uri kubyumva? Turiho kugira ngo dusapurayinge, turiho kugira ngo dufashe abantu. Imyambaro yawe nihesha Imana icyubahiro, imodoka yawe nihesha Imana icyubahiro, kurya kwawe nibesha Imana icyubahiro. Uyu mugabo Yobu yahuye n'ibihe bibiri bikomeye. Uri kubyumva? Umunsi umwe bwakeye ari umukire, utunze ingamiya, utunze za gitorosi, ufite abana, ufite umugore, ufite ibitsina byombi. Ariko umunsi umwe nanone haza imbitsi 6 zimubwira ko bya bintu byose bigiye. Ariko Yobu aravuga ngo aho byavuye ndahazi. Navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. None kuba ngennye nona ntago bivuze ko Imana idahari, ntago bivuze ko Imana inyanze. Uri kubyumva? Navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Abafashwe n'ibishuti, umubiri nuko yishimisha urujyo. Ariko Yobu mu mutima we yari afite imbaraga z'umutima, akomeza kuvuga ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi umunsi umwe azahagarara mu isi. Uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri. Ariko mvuga ko kwizera. None se ko yaboze nyine azareba Imana ate? Buriya
Yobu yari afite kwizera kuruta uko abantu bose, nimvuga bose wumve isi yose. Yego. Aravuga ngo umubiri wanjye numara kubora nzareba Imana mfite umubiri. Kubora, inyo zikaza zikarenga kuza, noneho umubiri uruhu mbega rukabora, kubora. We yarenze gupfa. Hirya yo gupfa yabonye hari ubuzima. Yego. Nicyo yavuze. Aravuga ngo nzi yuko ushobora byose. Buretse wikihuta cyane. Uri kwirukanswa ni ba Elifazi na ba Birudadi na ba Zafaru. Yego. Baraza baramubwira ati ibyaha byawe. Yego. Nibyo byatumye Imana iguca. Hari ibibazo tujya ducamo. Abatubonye bose bakavuga ko ari ibyaha, bakavuga ko n'ibindi abatwita amazina, abatwita ko tutagira ubwenge, dufite ubwenge buke, tugira imibare mikeya. Uri kubyumva, tutazi management, tutazi kwizigama n'ibindi. Ariko ndagira ngo nkubwire, yego, ntabwo turabaswa dufite ubwenge. Yego. Ahubwo ni ibihe bibangikanye turi gucamo. Ibihe bibangikanye. Turi gucamo. Uri kubyumva neza? Yego. Tugomba kuva mu bwiza tujya mu bundi bwiza. Uri kubyumva? Ibyo bintu rero byose tugomba kubicamo. Yego. Hari igihe cyo kwambara ubusa, hakaba n'igihe cyo kwambara. Ngeweho kugira ngo mbanze kwambara mperuke kwambara ubusa, nabanza kwambara ubusa ngaheruka kwambara. Aho kugira ngo mbanze ubukire mperuke gukena, nabanza gukena ngaheruka gukira. Kuko itangira ry'ikintu, isoza ry'ikintu rita itangira ryacyo. Abaduteze amatwi ndagira ngo mbabwire ko Imana ishobora byose, nta kibasha kurogoya umugambi. Mureke nkore aka kantu nkwibutsa akantu kamwe. Buriya Imana ifite inzira zirenze miliyari, kandi ziri vierge ijya inyuramo itabara abantu. Yego. Reka nkwibutse ko umugabo witwa Yosefu, niwe natangaho sample. Yosefu Imana yamugambiriyeho, itekereza ko izamugira umwami. Uri kubyumva? Ariko imuhisha inzira bizanyuramo. Wabyumvise? Imuhisha inzira bizanyuramo. Byarangiye rero yisanze muri gereza. Wabyumvise? Muri gereza ahurirayo n'umuhereza w'umwami n'umuziritsi. Asanga barota bararose inzozi. Yego. Kuko yari afunzwe nta mafaranga afite. Imana yateje ikibazo muri gereza, uwakamwatsa ya buji. Ararota ahagera bisobanura bihinduka aba boss nawe. Yego. Aba muri gereza. Ariko igihe kiza kugera, uri kubyumva? Umugambi Imana ntabwo uyoba. Ntabwo saza. Ntabwo uyoba. Iki Imana yagambiriye. Kandi Imana igira ikaramu imwe gusa. Ntabwo Imana ari umuswa ngo yandike isiribanga. Yo yavuze ubugingo n'ubugingo. Yo yavuze ubukire n'ubukire. Yo yavuze amahoro n'amahoro. Nta muntu waguteranya ku Mana. Kirazira. Reka narabibonye. Ntawe abantu bashobora. Kera nigeze gusaba Imana amavuta yemeza abantu. Imana irambwira ngo bakwemeye ntibakunyemeza, ariko nkwemeye nabakwemeza. Ubu rero gahunda ni ukwemerwa n'Imana ikanyemeza abantu. Kandi Imana ni ubuntu iguha, ukaguha abantu bakaguha ibintu. Byose biraturanye. So ndagira ngo rero ukurikiye ijambo rivuga ngo Ntabutayu Ntakanani. Reba Yosefu inzira yanyuzemo kugira ngo abe premier ministre. Ari wowe wazemera kuzinyuramo? Birakaze. Imana ikubwiye ngo uzaba premier ministre, ariko uzabanza ubesherwe ko wafashe mu Kaputifara, bagushyireho amapingu, ujye muri gereza, bagukatire. Uri kubyumva? Niho hazavamo premier ministre. Ntabwo wabyemera. Uri kubyumva? Ubwo rero nibwo bwa butayu twavugaga. Uri kubyumva? Ibintu by'Imana bifite aho binyura. Ubu hari abantu bafite ibintu ariko bidafite ubuhamya. Afite imodoka ariko yabonye mu busambanyi. Akaba afite inzu yabonye ariganyije. Akaba afite iduka ariko ari ibitambo yatambye abantu. Uwo rero ntabwo ari umugisha, yo n'amahirwe. Ariko Imana bigendanye nayo iguha icyo bita umugisha. Ijambo umugisha riri mu rurimi rw'Ikilatini, igisobanuro ni ukwatu. Uri kubyumva? Imana iguha umugisha. Wowe uve muri systeme y'amahirwe, Imana njye mu mugisha, iguha umugisha. Reka nkubwire, umugabo witwa Dawidi yabanjiri avuka kwa Yesaya. Uriya mwana ntabwo yari umwana w'umugore w'isezerano. Ahubwo yagiriwe ishyari muri uwo muryango. Isa abonye abuze uko amugira, kuko
uwamubyaye yaraje amujugunya kwa Yesaya aravuga ati ntandezo wampaye nta n'ibikifata ibyawe aba umwana w'ishyari mu rugo noneho ise ashaka kudutama abari two muharambwa ati genda ujye muri Nyungura agira uko dutama uzajuza ari uko ngutumyeho naho ubundi ateshwa kwiga ateshwa n'ibindi ajya kuragira ariko umugambi w'Imana no mwishyamba uramukurikira ageze mwishyamba amena mu byo yajyanyemo n'inanga akajya yicurangira gusa uri kubyumva hari ibyo nkoreye ntarasenga mwijira imbere y'Imana mfite umuntu mvugira inka zikarisha n'intama ziri kumva umuziki uri mu mwuka wera ngo abishimayeli baza kuhanyura bahanyuze basanga mwishyamba harimo umuziki bajya kureba uri gucuranga basanga ni Dawidi ati ukatwigisha gucuranga Dawidi arabwira ati ndabigisha ariko nta munyigishe gutera imihumeko kuko ibyo bintu ibyo ubura ndabifite uri kubyumva nanjye ibyo ubura ninjye ubifite igihari nuguhuza tugahuza hari umwuka wateje abantu kudahuza kutumvikana kudatahiriza umugozi umwe kutemerana niba utanyemera nawe ntibazakwemera n'amavuta utemera ntiyagukorera igitangaza igihari abantu bagomba kuzuzanya kwemera uru rutoki rwabwiza ati nge ndi mukuru ndabaruta uko ibintu byose bamaze kwandika yo ndateyeho igikumwe ibyemera uru leta ruvuga ati hoya ninjye mukuru gukuranga nurangisha dore ni gutya uru leta ruvuga ati umva wanjije reba ukuresha nuko ndesha akagahita avuga ati ariko nawe narinzi ngo hari icyo barushije abatuburi ibintu se by'impeta bijyaye akagahita kazibwira ati mubivuze numva ndabareka ariko mujye muca bugufi nkanye ngaho bumbi ngo umuyintereka atariho nta muntu uriho paragisida nta muntu utagira umumaro uri kubyumva ushobora kuba utarize ariko ufite ibitekerezo ushobora kuba ni byinshi babiri cyangwa batatu bivuze ngo nta muntu umwe uhari nkunda kubona kuri izi za YouTube abantu bahuriraho bahangana bavugana bavumana ariko ntabwo ari byo byakaturanze tuvuga ibyubaka kabisa ngewe urwego namaze kubaka ngeze hamwe hapira ibiri imbere unjyana mu by'inyuma mu biki iby'inyuma twarabyibanye uranyibutsa amateka imbere ngo ariko ngo ujya wibaka ngo hamwe ngo narahavuye haramaze urambaza iki turi imbere kandi n'ubundi ahandi siho nshaka kuguma buriya ikintu dukeneye abantu baduha amakuru yariko bimeze yo ku rugamba ntabwo dukeneye umuntu utubwira amakuru y'urugamba rwarangiye iyo ufite amakuru uba ufite 50% by'insinzi uri kubyumva iyo ufite amakuru uba ufite 50% by'insinzi rero amakuru dushaka ushobora kuba ufite amakuru atarayukuri ushobora no kuba ufite ayukuri ariko ukayazana igihe cyarenze dukeneye amakuru y'ukuri kandi ku gihe nsubiramo dukeneye amakuru y'ukuri kandi ku gihe uri kubyumva ariko hari n'abandi bafite amakuru ngo birirwa bavuga ngo uzi ibyo abantu bakuvuga reka mbatangarize ibyo abantu bamvuga ndabizi ariko impamvu babimvuga neshatu iya mbere nuko bantinya iya kabiri bakunzaho ndi ngo mpave bahage iya gatatu barashaka ko tuhahomba no ngewe ngomba kuba uwo nshaka kuba we n'uw'Imana ishaka kumbaho yego suko bimeze hanyuma abampamagara na nomero yanjye bukandi ndayiguha ariko numpamagara ibyo umpamagarira nzakubaza nimba bifite mwinyungu icya kabiri niba ubyizeye neza icya gatatu nimba bitankomereza uzi kugira ngo umuntu umuheta yimo anagutuke ni ikibazo kumayinite yawe anagutuka ibyo rero no twebwe aho tugeze no kwibagirwa ibiri inyuma tugasingira ibiri imbere buriya ukuntu nteye mu buzima iyo uje umbwira ngo urabona ngo runaka ngo yaravuze ibi n'ibi nibuka amakuru yatumye uyu mugabo Karebu ahabwa gakondo ngewe icyo nicyo mita nkarasa yaravuze ngo nibutse ibyo Uwiteka yatuvuzeho turi Kadeshi Baruneya ayo niyo makuru yose uwa yarakeneye umva ikindi nta bindi yarakeneye ikindi nongeraho umva ikindi yego 10 bajya 10 muri 12 pe wasifa zako bamwe bagiye uko bafite amaso areba nkuko shitana areba babiri bafite amaso areba nkuko Imana ireba subiramo no kuvuga 10
icumi muri 12 barebaga uko shitani areba kuko bageze mu gihugu cy'Ikanani Mose yarabatumye kuzana sample y'amaronji y'ibinyomoro y'imineke amakomamanga no kumenya igihugu bugari bwacyo n'ubwiza ikimenyetso cyuko bahageze bakazana sample noneho 10 bagezeyo bo birebera uburebure bw'abanaki batira abatayeri metero babipimaho bahita bisanga ari inzige ntago abanaki aribo babwiye 10 ngo ni inzige bo ubwabo nibo biyise inzige ariko Joshua na Caleb bo barebye igihugu bareba ubwiza babonye abanaki bapimaho Imana abanaki barabura batahana rero amakuru umwe yatahanye amakuru avuga ngo niba Uwiteka twishimira azakiduha Caleb aravuga ati ngewe uko nababonye tuzabarya nk'imitsima Ntabutayu Ntakanani. Iyi saha abantu benshi bapfiriye aho batari gupfira kubera iki? Umuntu uyu mwanya ari kukubwira ibitakubaka akaba ari byo utega amatwi ukima amatwi ibikubaka. Yosuwa yabwiye Caleb ngo uribuka ibyo Uwiteka yatuvuzeho. Kutuvugaho rero ntabwo hariho amateka yashize, nta mwanya dufite wibyo, ahubwo aho tujya harusha agaciro ahashize. Nibyo, kuko ahantu hashize ntacyo wahahinduraho. Nibyo, dukeneye ko amakuru yo ku rugamba. Mbo icyo nashaka kuvuga Ntabutayu Ntakanani ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Tubonye abantu barara barira bugacya batabawe. Dufite for example Dawidi yiri wari umushumba bucya mu gitondo yabaye umwami. Imana ishimwe, ayo ni amateka. Ariko ubwo butayu nabwo emera ubunyuremo. Erega hari ibiganza biduhahana nubwo tutabona bitatwereka finally aho biri kututereka, bireke biguhahane. Ibiganza byahahanye Yosefu, ibiganza byaramuhahanye. Ise yaramubwiye ngo genda ujye ku rugamba urebe bene so, ngo bamubone bati Karosi yaje ni mucye tumwice. Baba mujugunye mu rwobo, ava mu rwobo agurishwa n'Abishimayeli. Abishimayeli bamujyana muri Egiputa. Muri Egiputa agurwa na Putifari na muka Putifari. Bajyana Yosefu kuyobereza umugambi w'Imana mu gucugusa mu guteka. Imana uyobora iha Yosefu kugira akaboko keza. Akaboko keza kamubyarira urumva guhabwa poromosiyo imukwegera gukundwa na Putifari na muka Putifari. Kwanga gusambana na muka Putifari bimujyana muri gereza. Muri gereza harimo ayabuje, ahura n'umuziritsi w'umwami n'umuhereza. Uri kubyumva, asobanura inzozi bihwana n'ayabuje. Ava muri gereza, mwabyumvise, aba premier ministeri ushinzwe ibyinjira n'ibisohoka. Kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ubutunzi bwa Dawidi bwari bubitse muri Goliyati. Uri kubyumva, Goliyati ubunini bwe ntabwo bwari ubunini, ahubwo yaragizwe munini n'ubutunzi bwa Dawidi bubitse muri. Vuze ngo uzica Goliyati bazamuha ibintu bitatu. Icyambere bazamushingira umukobwa w'umwami. Icya kabiri bazagenjiza vewiti za Gitorosi muri Rwanda Revenue Dasozi. Icya gatatu azahabwa liberté totale. None ibi bintu ko ari binini kandi bibyibushye, umuntu bibitsemo yabangana ati agomba kubangana na Goliyati. Wireba Goliyati, reba ubutunzi bwo muri Goliyati. Imana ishimwe cyane. Ntabutayu rero Ntakanani. Reka ikiganiro tuyise n'abagisubika kuko numva amavuta ashaka kubastinga ku buryo twaguruka, ariko dutangarije abatwumva n'abazatwumva. Amina. Turi kuri izi cano kugira ngo duha abantu ibintu bifite isuku, ibintu by'ubwenge, ibintu byo gutekereza, ibintu byo kunesha isi mu bitekerezo, ibintu by'amavuta satura isi, amavuta ashobora isi sidashobora, ibintu byo guhabwa imbaraga zimira izindi mbaraga, ibintu byo gutera imbere. Uri kubyumva, pani ibintu byitera nyuma, ibintu mbese byuko abantu bakora. Tuzabigisha ibintu byinshi bitandukanye kuri izi cano. Twigisha abantu gukora, twigisha abantu kwambara, twigisha abantu gukunda igihugu, twigisha abantu gusenga, twigisha abantu gukizwa, twigisha abantu byinshi no mu byo twagiye twiga mu mashuri atandukanye. Ibyo byose turi hano ngo tuzabibasangize. Ntabutayu Ntakanani. Uyu munota dusoza, buri ikintu cyagiye kimfasha mu butayu bwanjye nuko narindaga umunwa wanjye. Ntuwatuze ibintu bya feke. Nicyo cyatumye ngewe ubwanjye Imana indengera. Okay, ubwo ubutaha
nugaruka uzatubwira ubutayu wanyuzemo aho ugeze naho uri yego ntabwo ari hano yego ari ugukomeza niyamye umuntu wese uhora avuga ngo aranyuzwe. Unyuzwe niki cyangwa unyuzwe na karandezi wanyu? Turarya umuceri ngo uhage, nturarya amafi, nturarya inkoko, nta mbanziriza zinugira baracyaguhamagara amazina aho uruta bare makanyaro kana nyarame nasa mu gihe ari ubanza Dr. Professor Honorable Minister. Urumva nta simbugira nta nakomate, izo ni karandezi wanyu. Uri kubyumva? Wowe winyurwa. Tugomba kuva mu bwiza tujya mu bundi. Amen. Unyuzwe niki? Ni ibiki bikunyuze? Uri kubyumva? Imana rero ihumugisha mwege abadukurikiye cyari ikiganiro mpaka ariko nziza twuzuzanya cyitwa Ntabutayu Ntakanani. Imana ibahumugisha. Barakoze abashumba bacu, Imana ibahumugisha. Ndababwiza ukuri ko abakurikiye Negebu TV kereka nimuza kuba ari mwebwe mwigirira nabi, kereka nimuza kuba ari mwebwe mwihombya rwose, naho ubundi umurimo twebwe Imana yaduhamagariye turimo turawukora neza, kandi n'iby'Imana yavuganye natwe irimo kubisohoza. Ureba Imana yavuganye nawe ko igiye kuguha ijambo, ukagendana ijambo, ibikurwanya n'ibiguhiga ukabitsindisha ijambo. Abakozi b'Imana ngaba rwose mutube hafi, tubaganirize kandi duhembure imitima yanyu. Imana ibahumugisha. Ntabutayu Ntakanani. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana muri twigishije neza, nta kindi ngewe narenzaho. Imana ibahumugisha. Reka mbasabe mutange adresse nimurangiza musengera abadukurikiye, ubundi dusoreza ahangaha. Imana ibahumugisha. Izi channel zinyuraho ubutumwa bwiza, kandi koko ndabakunda ndanabashimira, nkunda ko mufite ibintu biri smart. Hanyuma ushobora kuba ufite icyifuzo, igitekerezo cyangwa ikibazo, kandi nkwibutse gukora share, subscribe, nkwibutse ku sharing abantu bamenye. Uri kubyumva rwose. Hanyuma ufite icyifuzo, igitekerezo cyangwa ukeneye n'ubundi bufasha ubwo ariko bwose, waduhamagara kuri 0782 30 15 81 0782 30 15 81. Duhamagare kibi cyifuzo cyangwa nibindi tuzagufasha. Ngira ngo nahana mugenzi wanjye agatangiye, hanyuma agasoza asengera abaduteza amatwi. 0788 44 1 83 1 0788 44 1 83 1. Reka dusenge Imana. Nshuti y'umusaraba, Imana ikugire neza. Nimba urwaye uruhurwa n'Imana, nimba utanezerewe inginga Imana igukorere imirimo n'ibitangaza. Uri hakurya y'inyanja, Imana ikurinde. Mana ya Isiraheli, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana y'imirimo, Imana y'ibitangaza, Imana izura, Imana ibeshaho abana bawe bagire neza, ubaho umugisha aho abandi bawuburiye, kandi ubanezeze ineza n'urukundo byawe bibabeho mu izina rya Yesu. Amen.